Ubwo duherukana muri episode ya kabiri duherukana uwitwa Jacques yaramaze kuba yakifatira umugore we amuca inyuma, ndetse mu kumuca inyuma sinzi kino kintu ko ushobora kuba wakihanganira nimba uzi ko twarebanye episode ya mbere n'iya kabiri ngo uhaye ikaze no muri episode ya gatatu, ndetse barakwereka uwitwa Jacques akimara kuba yabufata bose barahagurutse, arangije umugore avuga ati sheri wari uri hano, ndetse aya ni ya magambo yandi yo kwiyererutswa cyangwa ya magambo bita yo kugira ngo ujijishe, ariko mu by'ukuri uwufatwa bamaze kuba yafatwa. Jacques arambwira ati niko sheri wambura niki kugira ngo ubashe kuba wakifata gutya, ubashe kuba wagerageza kumemukira bene aka kageni. Umugore yarasebye, wa mukozi nawe wari waje kumuca inyuma yaravuze ati ariko njye ntabwo nari mbirimo. Undi arambwira ati ceceka vuba, nta rusoni, wowe nta jambo ufite hano, ibigoryi gusa, ati wowe nagwaye akazi kugira ngo uze unca inyuma. Undi arambwira ati rwose reka mbabwize ukuri, nabihanganiye kenshi cyane ndetse nari mfite n'amakuru y'uko munca inyuma ariko nkabyirengagiza, none kuri iyi nshuro ndabifatiye. Wa mukozi arambwira ati umva, ati ngiye rwose ntabwo nari mbirimo, uyu mugore niwe wanshutse. Ibaze nawe kugira urwitwazo ngo umugore yagushutse kandi ubizi neza yuko ibyo wakoze byose ari ibintu bishobora kuba byagushyirishamo. Undi arambwira ati bite nkubura hano muri uru rugo uhita usohoka ngo bagushutse, nta rusoni. Undebere abasore bino minsi, undebere n'abagore bino minsi, uri uno mugabo wakora iki? Uri Jacques wakora iki? Ndetse Jacques yaraje umujinya uramwica cyane. Umugore aramubwira ati sheri wambabariye koko ko ari bwo bwa mbere wari umbonye bibayeho, ati rwose ntabwo nari mpanze kuba nabikora, tumbabarire ntabwo nzongera kuba nabigukora n'ukuri kandi ngusabye imbabazi. Umugabo yararize. Ibaze guhereza umugore ukamuhereza buri kintu cyose akeneye ariko bikarangira kweretse yuko kuguca inyuma ari cyo gisubizo, bikarangira kweretse ko kuguca inyuma ari cyo gisubizo afite cyonyine. Umugore aramubwira ati umva sheri nakwizeye kenshi cyane, naguhaye ubuzima bwanjye, mwugurira imyenda, mwitaho mu buryo bushoboka, uburyo ugaragara neza, none iyi niyo nyituranyo unyeretse koko? Umugore yaje aramwegera ngo amusabe imbabazi. Andi aramubwira ati mbabarira, arimo aranasakuza cyane aramubwira ati umva imbere nta nubwo nshaka kukubona na gato. Gusa ahangaha ho ugomba guhita umenya yuko ibintu byakomeye kandi byakomeye cyane. Bakwereka Ruvera we yaraje yegera hakuno, ndetse yegera hakuno ku gikuta yumva amagambo yose, aravuga ati ni gutya koko nari kuzabanamo n'uriya mugabo twari tugiye kuba twabana? Urabizi neza nawe yarimo arapanga kuba yakora ubukwe, ndetse arimo arapanga kuba yakibanira n'umusheri we bakundanaga, ariko haza igisaza, cya gisaza kiba aricyo gishaka ko bakora ubukwe ku gahato. Wa mugore yazinze utwe, bamubwiye yuko batamushaka kumubona muri runo rugo, ndetse ni umwanzuro buri mugabo wese ashobora kuba yafata. Kwereka wa mukobwa yari hakuno, cya kigore kirasohoka kiramwitegereza, ubundi kirakomeza kirigendera. Avira we yatangiye gutekereza avuga ati koko kubera iki abakobwa turi abana babi, kubera iki dushobora kuba twahemukira abantu mu by'ukuri badufashe neza bakatwakira mu buzima bwabo. Ese barakwereka yaje hakuno yitegereza uwo bita Jacques ngo arebe ko yamuhoza basi, niwe wamubwiye byose uko byagenze. Yaraje amubwira ati ihangane Jacques, kubera umujinya yahise asohoka nawe ubwo atamuvugishije. Urumva ahangaha ni bya bindi bivuga ngo agahinda karenze mu by'ukuri urugero, kubona umuntu mwashakanye ari ushobora kuba yaguhemukira. Alvera yaje hakuno yihuta kugira ngo arebe ko yanatabarira hakuno kugira ngo basi no mugabo atagerageza kuba yanakwiyahura. Ni ibintu kenshi cyane bikunze kubaho mu buzima, ndetse aka ni agasobanuye keza ku rukundo kaba karimo inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye ushobora kuba wareba ariko ukanakuramo inyigisho zagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Tugaruka hakuno barakwereka mu busitani bwa wa mugabo yitwa Jacques, ndetse iminsi imaze gutambuka atari mike cyane. Yaraje ubona ko ameze nk'umuntu wataye umutwe, ameze nk'umuntu ufite ubwenge bukeya bitewe n'agahinda yatewe n'umugore we. Yatangiye kurira ndetse akatangira akavuga ati ariko mana ubu kuko ibi ngibi nibyo wansezeranyije? Umugore nkunda cyane niwe unyiyeretse bene aka kageni,
aravuga ati mana yanjye ndagusabye unyumve, ubu ngubu ndababaye cyane. Kandi koko mugani wakumva neza agahinda uno musore ari kunyuramo, kubona umuntu wishakiye ukunze cyane wahaye buri kintu cyose yihinduka akaba ari we uguca inyuma, birababaza cyane. Gusa ahangaha biba bikeneye imbaraga za kigabo no kuba wakiyumvisha neza ibyo byose byabaye kugira ngo ubashe kwiyakira. Barakwereka Alvera yarasohotse, amaze kuba yasohoka aravuga ati basi reka ndebe ko nagenda Jacques nkamuhoza, ndetse Jacques nkatuma akomeza kumererwa neza, kuko byose ndabizi nawe ntabwo ari we wabyiteye, ahubwo ni kubw'agahinda yatewe n'uno mugore. Barakwereka yaraje hakuno, arangije aravuga ati reka ndebe ko naza maze ndebe ko nakigerageza kuba nakita ku buzima bwe, yigeze kuba nagerageza kuba namufasha. Mugiye kutwereka hakuno yaraje arangije arambwira atumva ati none se wagerageje basi ukagira akantu ufata, wagerageza ugatuza ko byagufasha nubwo byabaye ko mari ku bwawe. Disi uwo bita Alvera we yatangiye kumufasha, ambwira ati ariko waba warigeze gukundaho umuntu akakubabaza akaguhemukira? Undi we arimo arabibwira uwo bakundanye si we babanye, ndetse imiryango yashatse kubyivangamo kugira ngo arebe ko babana n'umuntu ukize ufite amafaranga. Uwo bita Jacques yaramwitegereje abona ukuntu Alvera nawe bitamunejeje, aravuga ati wihangane ku bintu byose ndetse n'imyitwarire nakwitwayeho, uyu munsi w'ejo ubwo byamaraga kuba. Undi aramubwira ati oya rwose ntugire ikibazo, ahubwo mpangayikishijwe n'ubuzima bwawe kuko ndi kubona wanze kurya kandi uriya mugore we yigendeye, nanjye urumva ndahangayitse ari njyewe. Arambwira ati basi gerageza wiyakire mu buzima bibaho, ibaze kugira mu buzima umuntu ukugira inama, wa muntu ushobora gutuma wiyumva nk'umuntu muzima. Yambwiye atumva rwose yega hari ikintu kiba cyarakubayeho kikakubabaza, ariko ndagusaba rwose ugerageze kwiyakira kandi ugerageze kwiyumvisha ko ubuzima bukomeza na nyuma yaho. Gusa hakuno haba hakenewe imbaraga, haba hakenewe ndetse no kuba wakiyakira. Umusore yakomeje kuba yakwitegereza ndetse ambwira ati rwose ano marira ndimo ndarira ni amarira akomeye cyane, ukuntu ari narizeye uriya mwana w'umukobwa nkamukunda ku rwego rukomeye, ndetse umukobwa yambwira ati ndakumva cyane ariko ndahari kugira ngo basi ngerageze kuba naguturisha, ngerageze kuba nakomeza kukuba hafi mu bihe bitoroshye cyane urimo uranyuramo muri ino minsi. Ndetse umusore yitegereje umukobwa ambwira ati ndagushimira cyane no kuba wakomeje kumba hafi, ati kandi umbabarire cyane. Yaraje aramuhobera, ubona ko byibuze uno musore byibuze yababonye umwana w'umukobwa mwiza ushobora kumwitaho, udashobora kuba yamuca inyuma nk'ukuntu uriya mwana w'umukobwa we yari yamaze kuba yabigenza. Nkubwira ngo iki nicyo gihe kugira ngo ubashe kuba wakora subscribe kuri ino YouTube channel. Inkuru nyinshi kandi nziza zikomeye zubaka ubuzima niho uzajya uzisanga nta handi. Alvera yambwiye ati kugeza uyu munsi ubu ngubu wambereye umuvandimwe, wambereye umuntu w'agaciro kuri njyewe, rwose nanjye sinakitesha ubu muntu wanyeretse. Ati reba ukuntu wanabaye ubwo barimo barashaka kuba bangirira nabi. Ndetse umusore aramubwira atumva ziriya zari inshingano, kandi n'inshingano za buri umwe wese kugira ngo yite ku muntu bari kumwe, ni n'inshingano za buri muntu wese kugira ngo agerageze kuba yakuzuza inshingano nk'ikiremwa muntu. Ntabwo nari kubona uri mu byago utamerewe neza ngo nindangiza nkureke ugende nkaho nta kintu uvuze. Rwose nagombaga gukora ibishoboka byose nkakwitaho, ariko reba nyuma y'icyo gihe nawe unyituye neza ndetse umbaye hafi mu bihe bitoroshye cyane nanjye ndimo ndacamo. Ahita nabivugira aho ngaho ati ndagukunda cyane, ati rwose ndifuza kuba naba ndi kumwe nawe muri urugendo rw'ubuzima. Alvera yatangiye kuba yakikundanira na Jacques, ndetse batangiye kugenda banishimye. Ambwira ati ino minsi yose ishize nari mbabaye, ariko guhera uyu
munsi ngiye gutangira kwishakamo ibyishimo. Erega buriya Imana hari igihe ikora ikintu igamije, hari ikintu kizima igamije, hari n'impamvu ibirimo iratekereza kuba watabara umuntu runaka. Rero niyo mpamvu mu buzima uba utagomba gukora igikorwa icyo ari cyo cyose gishobora kubabaza bagenzi bawe cyangwa gihemukire bagenzi bawe. Arakwereka yaraje hakuno hambwe ati basi mfasha tube twatera zino mbuto, tube twagaburira amafi yacu turebe ko yakura. Gusa umwana w'umukobwa yarishimye hano kubona ari kumwe n'umusore wamutabaye, umusore w'inzozi ze. Bakomeje kugenda banaga hakuno ibiryo by'amafi, bakomeza kugenda bitegereza neza uburyo ikirere cyabo kimeze, ndetse banakundanye. Mubona ko abangaba nibo bantu bari baberanye koko mu by'ukuri. Ndetse hakuno wa mukobwa wari umaze kuba yahemuka, yaramaze kuba yakora ikintu kibi cyane, igihe kizagira yicuze byanga byakunda. Yagiraga atyo wita Alvera akaza mu durabyo turi hakuno akatwihumuriza. Murabizi abakobwa bakunda uturabyo, ndetse ko atwihumuriza uwo bita Jacques nawe akaza akamuturuka inyuma, ubona ko bibereye mu kintu kijyanye n'urukundo rumeze neza kandi banishimye ku rwego rukomeye cyane. Ndetse yaraje akajya amufata, yamara kumufata akamubwira ati umva, ni wowe rukundo rwanjye, ndetse ni wowe nkunda ntazigera ndeka, n'indi nari narayobye kera na kose. Alvera nawe agahindukira, nawe yareba ukuntu igisore ari cyiza, akavuga ati rwose mu by'ukuri ni wowe wari ukwiriye, ni njyewe wari ukwiye kuba umugore wawe. Yagize atya ajya kumusoma, aramubwira ati barakubeshye, reka tuzabanze dukore ubukwe. Ibaze bino bintu umwana w'umukobwa bigukoze. Gusa hano nta kindi kibatera n'ibyishimo no kuba bari kumwe ndetse bishimye, bose bameze neza. Iminsi yakomeze kugenda yicuma, ndetse urukundo rurushaho kugenda rwuba rwiza kurushaho. Ndetse barakwereka umwana w'umukobwa yageragezaga kuba yakora buri kintu cyose, undi agahita agaruka, ubona ko barimo baragenda bishimye batembera. Ndetse Jacques akamubwira ati umva, ahangaha niho hantu. Yagize yaramukubise igitiyo, umwana w'umukobwa yaramukubise igitiyo nawe ubwo atabyumvaga. Amubwira ati I'm sorry honey, umbabarire ntabwo naringamije kuba nakubabaza. Disi urukundo ruri hagati yabo, uburyo bahuyemo, story y'ubuzima bwabo ukuntu bahuyemo yari story nziza cyane, story buri muntu wese ashobora kumva yakishimira. Yagize atya bakomeza kwitahira bishimye mu bukene bwabo. Gusa ubona ko umusore ntabwo ari umukene, ahubwo nuko yashatse kuza kwiturira aho bita muri countryside. Yageraga gutya akamuheka, yamara kumuheka ubona yuko ari umuryango unezerewe, ari umuryango wishimye. Gusa Imana iragukereza, ariko yajya kugukereza ikaba yaranaguteguriye ikintu cyiza kizaguhoza amarira yose uzagira muri iyo minsi yose uzaba uri aho ngaho. Urukundo rwakomeje kuba urukundo, ndetse iminsi iricuma, bisobanuye yuko hari n'intambwe ikomeye bateye mu buzima bwabo, ukuyeho yuko uriya mwana w'umukobwa yari yamuhemukiye. Mubwira ngo gukora subscribe kuri ino YouTube channel ni ukwiteganyiriza, kubera ko inkuru nziza zisobanutse kandi mu by'ukuri zubaka uzajya uzisanga kuri uno muyoboro wa YouTube, kugira ngo nawe aho uri mu bice bigiye bitandukanye uzajya ubasha gusobanukirwa, ubashe kubona byinshi cyane wari ukeneye kuba wabona. Ndetse tubona hari umugabo wambaye imyenda y'umukara urimo uratambuka hakuno. Ni umugabo ubona yuko nta bintu byo guseka afite, gusa turabona ari umuntu usobanutse, unambaye inkweto, ubona ko ari umugabo w'umukire. Mbana nyagasani, ni wa mugabo wa Alvera wamwirukagaho, wa mugabo washakaga kuba yamuhemukira, niwe mu by'ukuri ubashije kuba yagira hano ahantu bituriye bari banameze neza. Yaraje abatangirira hakuno, ndetse mu burakari bwinshi ahita babona. Amaze kuba yababona aravuga ati ntabwo muri bashe kuba mwanshika, ati rwose wa musore warambeshye. Bakimukubita amaso nabo bahise bikanga, ndetse ndaramubwira ati uyu nguyu ni wa mugabo nakubwiraga. Ndetse ubu bita Jacques aramubwira ati humura tuzi uri kumwe nanjye. Ikigabo kiracyantangira kiti Alvera, ni gute ushobora kunkora bino bintu n'igihe cyose nakomeje kumushakisha?
urabizi ko ntari kugusiga, urabizi ko nagukundaga ndetse ntagombaga kuba nakureka. Ndetse umwana w'umukobwa hano aritegereza, undi naramubwira ati umva, mu byo utekereza byose ndagira ngo uhite ufate utwawe uhite uza tujyane. Avuga ati ntabwo njye nigeze ngukunda, washakaga yuko tubana ku gahato kandi njye ntabwo byari bindimo. Ati rero ndagusabye unjye kure, ntabwo nshaka kubana nawe. Cyaraje kirasatira cyambwiye ati turabizi njye mfite amafaranga kandi amafaranga mfite yakora buri kintu cyose paka igihe njye nawe mwemeje. Umusore yaraje aritambika amubwira ati nta kintu wamukoraho kubera ko izi saha ntabwo Alvera ari wenyine, afite uwo bari kumwe kandi umurwanirira. Ukibeshya urabona ibyo uri bubone hano, umenye ko unsanze mu rugo iwanjye. Umusore nawe yarakaye, mwibuke atangiye kuba yakundana n'uwo mukobwa. Ikigabo kiramubwira kiti wowe ukomeje kunyishaho kenshi, wari waramufashe cyane waramwishe ngo kugira ngo uzarebe ko ari wowe wazamutwara. Alvera ati ibyo ntabwo ariko bimeze, yaranabaye, ayo mahirwe nagize narapfuye ndetse ndazuka, nikubise hasi niwe waje kuba wangera iruhande rwanjye ndetse akagerageza kuba yanabara. Ikigabo cyagerageje kuba cyamwataka, ahita gikubita ikofi ryihutse cyane, akibwira ati vuba kano kanya uhite umvira mu rugo kandi ntabwo ngushakamo hano. Undebere, Jacques nawe ntabwo ari gushaka ikintu gishobora kuba cyamutandukanya n'umukunzi we. Ibaze kuba wari umaze gukundana n'umuntu undi nawe akaza avuga ngo aramukunda. Ikigabo bagikubise ikofi rikomeye cyane ku buryo kitazigera kinabyibagirwa ndetse kiravuga kiti umva, wowe ufite ikibazo gikomeye cyane, nindamuka mwifatiye uzasobanukirwa neza uwo ndi we, uzamenya ko njye nta muntu ujya umenyera habe na gato. Ati uranyumva neza? Jacques yaraje ahita agisunika, ahita akibwira ati ahubwo wowe uhita uva hano, nzongera kukubona mu rugo rwanjye uzabona icyo ndicyo. Nguko uko inkuru y'urukundo rwa Jacques ndetse na Alvera rwagenze. Umukire wari uri hakuno wari urashaka ko bashyingiranwa ku gahato, rwose byarangiye bitamuhiriye yitwaje amafaranga. Yakomeje kugenda arimo arasakuza avuga ati nzakugarukira wowe, ntabwo ahangaha ariho birangiye. Yirukanse ikibuno amaguru, ariko Alvera nawe ubwe yarumiwe cyane, yibaza icyatumye amenya ahantu bari bari, nawe ubwe biramucanga. Nkubwira ngo aka gasobanuye n'ahandi wagakura, ndetse ndagusabye kugira ngo ukore subscribe kuri no YouTube channel. Urakwereka Alvera yaje aje gusaba imbabazi, azi ko umusore byamurakaje ariko aramubwira ati umva, imbaraga z'urukundo ngukunda ntabwo zinyemerera kwirakaza ngo nirakaze muri ubwo buryo. Icyo nzi cyo ngewe ndagukunda kandi ndagukunda cyane. Ese iyi nkuru igusigiye irihe somo? Ino nkuru igusigiye irihe somo mu buzima bwawe kugira ngo tuzajye dukomeza kuba tubahereza inkuru ariko tunazi neza yuko hari ikintu zibafasha cyangwa hari ikintu zibasigira mu buzima bwanyu. Iyi yari episode ya 3 ari nayo finale twarebagaho y'ino filime, ndetse nimba wayikunze ntugende udakanze kuri subscribe. Ikindi gihe tuzabonana kandi tubagezaho izindi nkuru nziza kandi mwishimira.